kubera yuko hari ibintu umugabo akorera umugore nta wundi muntu n'umwe w'umuryango we ushobora kubimukorera. Yego. Hagati aho ngaho rero hari n'ibintu umugore yakorera umugabo mu muryango wabo nta wundi muntu ushobora kuba yabimukorera. Yego. Ariko ntiwirengagize ko hariho n'abantu bameze nk'inyamaswa. Ibyo byiza utekereza ko yagukorera ahubwo ugasanga yagushurije ipasi. Hari n'abantu bateye gutya agahita ajya kukurepasa neza. Yego. Tugarutse rero kuri topic yacu ari nayo twarimwe ibi byose ariho bivuye, njye nakubwira ngo niba ufitanye ikibazo n'umuryango wawe kora ibyo ushoboye utera intambwe, ariko ni uwo muryango nawe udakeneye kukumva uha umwanya, banza uwuha umwanya uko bigenda biza bigenda bigabanuka. Akantu uvuze niko hari ikintu wishaka guhatiriza gutanga igihe. Yego. Icyo gihe rero ari njyewe ko ndivuga natera intambwe namaze kubona ako reaction gatoya yagiriye, ubwo ni mu gihe ari wo bafite ikosa nahita ntera intambwe mbonye iyo reaction ntoya nkagenda tukaganira nkabyibagira mu mutwe wanjye cya kintu cyatumye tumerana nabi nkagisa nk'ugisize kure, nkabanza nkaza tukaganira ibindi bitajyanye n'ibyabaye. Nabona mpaye icyo kiganiro akaba ariho nza kugashiramo mubwira nti ariko rero kiriya gihe twitwe twakoze ikosa, ntabwo bose biriya bintu byakagombye kubaho ku bantu bavukana ntibizongere. Njye natera intambwe mu ijambo rimwe, natera intambwe. Umuryango wawe ni umuryango wawe, aho uzajya hose umuryango ni umuryango. Umva warakaranya nawo washwana nawo byagenda gute, umuryango wawe ni umuryango wawe. Nta hantu uzawushyira, nta hantu uzawucikira, ahubwo nimba mutarimo kumvikana gerageza ikintu cyose cyatuma mwumvikana. Niba ari inshuti ya papa wawe wacaho kugira ngo muvugane munyureho umubwire uti ni ukuri uko byagenda kose icyo byasaba byose ndashaka kumvikana n'ababyeyi banjye, se wabifashamo? Gerageza iyo nzira nibidakoze nyura inzira. Yes, ahari mama wawe na papa wawe ntibakwankera imwe bose. Birashoboka ko ari papa wawe mwagiranye ikibazo, nyura kuri mama, shakisha wa muntu ugerageze kukumva gake, shaka ibishoboka byose. Ni ukuri uhuze n'umuryango wawe. Kirazira. Iyo umuryango uhuje n'Imana aho hantu irahororokera neza. Kirazira kubaho umeze nk'ikihebe mu muryango, nk'ikigenge, umuntu wigenga, ikihebe mu muryango, donc urinda koreka mu muryango. Kirazira kikaziririzwa. Muri studio za Ringa TV show iyi ni Ringa Emile, turabara mu kiceye abafana bacu abakunzi bacu aho muri mumeze gute, murumva ibintu ari sawa ni salama? Umuganda yavuga ngo mwose uzutya gasoza ngo iki wasanga ari cyo gusa cyangwa oriyotya gendi akabara kivutse. Turabara mu kije rero, turabakunda cyane murabizi. Twongeye kugaruka, ntabwo tuzoza turatinda, twayambu tuzajya tugaruka vuba cyane kugira ngo mutarambirwa. Abari mu Rwanda, i Burundi, Congo, Tanzania, mu Buganda, Europe, mwese Sweden, Canada n'ahandi hose. Yego. N'abari Mozambique ndabaramukije. Ufite abakunzi kandi cyane. Icyakubwira abari Kenya. Yego. Turabasuhuje. Nubushye. Turabaramukije mwese. Ubushye bw'abantu bavuga uruhurirane. Tuzajya muri dictionnaire turebe ijambo rikwiriye rizima. Tuzajyamo turebe ijambo rikwiriye rizima. Twari tubakumbuye abari Belgique, abari mu Bufaransa, abari hirya no hino. Yego. Twari tubakumbuye cyane. Turabasuhuje. Amahoro y'Imana abane namwe. Yego. Turagarutse mu kiganiro kandi ntago tuzajya dutinda. Tuba tuzi neza yuko dukumburanye twese cyane. Uyu munsi tugiye kuganira ku kiganiro kivuga ngo mbese
ni gute wakwitwara cyangwa se reaction yawe yaba iyihe mu gihe wowe n'umuryango wawe mutabivuga kimwe? umuryango turimo kuvuga ni umuryango muvukamo. Igihe yego, Wowe igihe mukobwa. wowe mama wawe cyangwa se papa wawe cyangwa se abavandimwe bawe mutari kuvuga rumwe. donc umuryango wawe uvukamo w'amaraso wa wundi wakuriyemo, Yego. ashobora kuba waranawuvukiyemo ariko ntuwukuriremo. donc reka tuvuge wa muryango wawe witwa wawe w'iwanyu. Yego. igihe bibaye ngombwa ko mudahuza ku myemerere, ufite imyemerere yawe, ufite imyumvire yawe, Yego. hanyuma nabo bakagira iyindi myumvire yabo, Cyane. eske uzitwara gute? kugira ngo kandi ubaransinge ibyo bintu byombi, ntabwo ukeneye gutakaza umuryango. Yego. ndagira ngo tubijyanemo neza abakunzi bacu, ntabwo ukeneye gutakaza umuryango kuko nta n'umuntu wakugira inama yo gusiga umuryango. Yego. ariko se nanone ko mutarimo guhuza, hari point runaka, hari ingingo runaka mutarimo kumvikanaho, murabana gute rero? Ikibazo gikomeye. twandikire muri comment tubwire ngo ari njyewe umuryango wanjye tutarimo kumvikana, njyewe hari uwahita avuga ati njyewe nahita mbasiga mani, ibi byose ni ibiki cyane. noneho ibyo nibyo dukeneye nyine, tubwire wowe byabaye ko turabizi ko hariho benshi byabayeho, nimutubwire mwabigenje gute. ariko uzi ko hari igihe reka twe kuvuga n'umuryango wa kure cyane, uzi ko hari igihe n'umugore wawe n'umugabo mutajya muhuza, mubana mu nzu kandi mukabana mu nzu mutanahuza, kandi abashyitsi baza mukamera nk'aho muhuza, bikaba neza, cyane rwose, mugakina filime, ni komedi nziza cyane, mukayitegura wowe n'umugore muri kumwe mu nzu. abashyitsi baza, umugore agashyashyana, agahihibikana, akabakira, agakora ibintu. iyo bwabaga umugabo rwose sheri ishushu ibintu bimeze neza, ariko bamara gutsimbura abashyitsi bamaze kugenda, nakwica nakurangiza. urumva ko ni ibintu bihari mu ngo cyangwa se n'abatarashaka, n'umuhira iwanyu. nabwo ugasanga uri umwana uvuka mu bana barindwi, ugasanga uri umwana udahuza n'abo muvukana, abo bandi bose barahuza ariko wowe ntimuhuza. witwara ute? turashaka kugira ngo tubwire witwara ute. turavuga kuri wowe umwe wisanze abantu uruhurirane mwari muhuriyeho bose bakwanka. hari abantu 7-8-10 mudahuza ku bintu runaka, hari ingingo, hari point mutarimo guhurizaho. swati hari imyemerere wenda y'idini, birashoboka ko mutayihurizaho. hari ibyo bifuza gukora, wowe ukabona yuko ibyo bintu bagiye gukora bidakwiriye gukorwa icyo gihe, donc bikaba ngombwa ko mudahuza, kandi obviously ntimuhuze. noneho uzi yuko hari n'imiryango, reka tubivuge, wenda bijya bibaho, ariko se na wenda bijya bibaho. uzi ko hari n'ababyeyi bafata decision yo kujya gushakira ngo ni insinzi abana babo, babyita insinzi, bakajya kubashakira insinzi mu bapfumu n'ahandi hose, abana batabyemeye. hanyuma iyo abana baje kubitahura batabyemera, ibyo bintu biba ikibazo hagati yabo, bikaba ngombwa yuko batandukana, ntibabyumveho kimwe. urumva hagati aho rero ni iki wakora? bigenda gute? ni iki wakora? bikubayeho ngewe bimbayeho, nkasanga ngewe Blandine simpuza n'abo tuvukana, simpuza n'ababyeyi, ari ngewe ugiye ku giti cyanjye ngiye kwivuga. mutega amatwi mwumve. nta mahoro nagira bwanjye ku bwanjye bwa mbere bwo nta mahoro nagira. umutima wanjye singengaho ndababeshe wosenyuka cyane muri uwo mwanya. ariko noneho ngewe icyo nakora cyose, ibindi byose nabihagarika, ahubwo nkashakisha ni iki cyatumye ngewe Blandine ntumvikana nabo tuvukana, ntumvikana n'umuryango wanjye, ni igiki nkagishaka. ni ukuri nsanze ari ngewe wagiteje, ni nanjye watera intambwe ya mbere yo kujya kubabwira ngo mumbabarire, nkasaba ikigombe, nkasaba imbabazi, mumbabarire nakusheje, ariko mumbabarire twongere duhuze, twongere tubuze. mu gihe wasanze rero atari wowe, yego,
aho ni mu gihe nasanze ari njyewe nateje ikibazo. Mu gihe nasanze rero ikibazo kiri kuri uwo muryango wanjye, mu by'ukuri nagerageza kubereka ikibazo sinjye, ahubwo ikibazo ni mwe. wibuke ko benshi bavuga ngo ngo nta mubyeyi ugira ikosa. nta mubyeyi ugira ikosa. Yego, ibyo bintu byibuke, nta bantu bakuru ngo bagire amakosa. ndabyumva, ariko nanone iyo yiherereye nawe hari agatima kamukomanga kamubwira ngo yamara ni wowe, nubwo adahita aza kubigaragaza ngo abikwereke ngo agusabe imbabazi n'iki, ariko icyo nzi cyo hari akantu akora k'agakogwa runaka kugaragariza ko uwo muntu yahindutse, atakiri muri bwa burakare. niko ababyeyi benshi bateye. ntiyabikubwiye ngo mbabarira mwana wanjye, oya, ahubwo akoze nk'akantu. ni urugero araje arakubwiye ngo akira biswi, ni urugero ruto. iyo biswi ugasanga ntiwari ukwiriye kuyakira mu gihe mufitanye ikibazo, ntiyarakwiriye no kuyiguha. ariko se unyumve neza, reka tubwizanye ukuri, ababyeyi ni bakuru, yego, nawe urangana uko nguko, ntabwo uri umwana. cyane, samutayimu wenda waranubatse, yego, araza kuguhendesha ubwenge akuzanira utwo tuntu tudashinga ngo ni biswi n'utundi, hanyuma ngo ni uburyo bwo gutangira gusaba imbabazi. yego, narishatse kukubwira ashobora gukora agakorwa runaka akanaguhamagara, umeze ute, amakuru. ntiyakagombye kukubaza amakuru yawe muzi neza ikibazo mufitanye, yakagombye kuba ari hariya nawe uri hariya, ariko noneho akoze ako kajesite kuguhamagara. icyo gihe uzabona ko, urumva, icyo ni igikorwa cyo kugaragaza ko yamaze kugabanya uburakari. icyo gihe rero ari njyewe ko ndivuga, natera intambwe namaze kubona ako kareyagisiyo gatoya yagiriye. ubwo ni mu gihe ari wo bafite ikosa, nahita ntera intambwe mbonye iyo reagisiyo ntoya, nkagenda tukaganira, nkabyibagira mu mutwe wanjye cya kintu cyatumye tumerana nabi, nkagisa nk'ugisize kure, nkaza tukaganira ibindi bitajyanye n'ibyabaye. nabona mpaye icyo kiganiro akaba ariho nza kugashiramo, mubwira nti ariko rero kiriya gihe twe twakoze ikosa, ntabwo rwose biriya bintu byakagombye kubaho ku bantu bavukana, ntibizongere. njye natera intambwe, mu ijambo rimwe natera intambwe. waba ufite ikosa waba utarifite, natera intambwe njye ku giti cyanjye nta mahoro nagira. abakunzi banjye rwose, abakunzi bari ntabwo byoroshye gutera intambwe, ntabwo byoroshye ndabizi, ariko kuri njye wambajije kuri njyewe, ari njyewe nabigenzana, ni muri ubwo buryo nabigenzamo. njyewe natera intambwe nkagenda. ni ukuri kubaho utumvikana n'abo muvukana cyangwa se n'umuryango wawe, ababyeyi bawe, ko hari umuryango umeze nk'intagondwa, babaho nabo. icyo gihe rero njye nakubwiye kuri njye ko natera intambwe muri ubwo buryo, byangora uyu munsi, byangora ejo. umuryango umeze nk'intagondwa, n'ako kajeste ntabwo barimo kugakora. mu yandi magambo, ntibakeneye guca bugufi. yego, biragenda gute? wowe ntuzarekere kubandikira bonjour niba usanzwe ubikora. yandike bonjour, areke kugusubiza, wowe ukore ibyo utegerezwa gukora n'umutima wawe. ese we n'umugabo wawe mwabana gute muri ubwo buryo, mu gihe mwagiranye utuntu tubazo? mu gihe rero twagiye, binabaho, ni ibintu bibaho. umugore n'umugabo bagirana ibibazo. uzi ko hari abantu, ibaze umugore n'umugabo bagirana ibibazo, rimwe na rimwe wenda nta n'abakozi bagira, biranashoboka yuko bagirana ibibazo nta n'urubyaro bari babona, bari aho ngaho basanzwe bafite ibibazo, baraza bakagirana n'ibindi bibazo, nta n'urubyaro nta n'iki, baba mu nzu bonyine, n'ubundi bameze nk'abasiribateri. utegereza ko umugore yajya mu cyumba, nako yajya mu gikoni agateka? bafitanye ibibazo, yagenda akitekera wenyine ku giti cye, agateka ibiryo bye. icyo gihe nyine uhita mubaho nk'abasiribateri. iyo ni indo. oya, kuko neza babizi ko nanabiteka, ariko si ubwo wabirya ukabimira cyane rwose. wajya kuko ntiwabaho utajya. wa mugore, nimba ubikora ugateka ibiryo ukarya wenyine, ugateka n'ibyawe, ubanza n'Imana itazagukingurira ijuru. data wa mugore we, niba umugabo wamufitanye ikibazo, ukaba ubona ko nuteka ibyo biryo bitewe n'uburemere bw'ikibazo mufitanye atari bubijye, wihita uvuga ngo urajya kujya mu kabari kandi ushoboye kubitekaho. biteke, urya ibyo ushoboye, naza umwinginge. naringize bigiye kuvuga ngo teka ibyawe gusa. teka, urya ibyo ushoboye, noneho nanaza umwinginge. niba ubona atabishaka, urekere, ntuhatirize, kuko yagutera n'urushe. urekere.
namwe mwabagabo muri namwe mwabagabo mwe aha ubwo nyine urabyumva aya ntabwo ari byo wikomeza ibintu hagati y'umuntu mubana mu nzu mwirigwana mva mbese ntawe umucikira ntagucikira mureke gukomeza ibintu buriya ushobora kubura umuryango uvukamo ariko ukabyihanganira nubwo nabyo bitoroshye ariko biragoye gupfa kubura umugore washatse cyangwa kubura umugabo washatse yego ngiye kuri njye numva bigoye uti kubera iki kubera yuko hari ibintu umugabo akorera umugore nta wundi muntu n'umwe w'umuryango we ushobora kubimukorera yego hagati aho ngaho rero hari n'ibintu umugore yakorera umugabo mu muryango wabo nta wundi muntu ushobora kuba yabimukorera yego ariko ntiwirengagize ko hariho n'abantu bameze nk'inyamaswa ibyo byiza utekereza ko yagukorera ahubwo ugasanga yagushorije pasi hari n'abantu bateye gutya agahita ajya kukurepasa neza yego tugarutse rero kuri topiki yacu ari nayo twarimwe ibi byose ariho bivuye njye nakubwira ngo niba ufitanye ikibazo n'umuryango wawe kora ibyo ushoboye utere intambwe ariko niba uwo muryango nawe udakeneye kukumva uwuha umwanya banza uwuha umwanya uko bigenda biza bigenda bigabanuka akantu uvuze niko hari ikintu wishaka guhatiriza gutanga igihe ngo ibintu byose biterwa n'igihe yego hari iyo ufashe umwanya ukavuga ngo iki gihe mpagazemo ni icy'ibibazo nicyo kutumvikana n'umuryango wanjye kugira ngo numvikane rero nawe ngaburure ubusabane reka mbe nihaye igihe runaka cyangwa se reka mbahe igihe runaka reka ne guhatiriza nimba wagerageje gusaba imbabazi wagerageje gukora ibyo ushoboye ntabwo barimo kukumva wagerageje kubereka uruhande uhagazemo ntabwo barimo kukumva wihatiriza bahereza igihe kandi ndagira ngo nkwibutse yuko nta muntu ushobora gupfa kugutandukanya n'umuryango umuryango wawe ni umuryango wawe aho uzajya hose umuryango ni umuryango umva warakaranya nawo washwana nawo byagenda gute umuryango wawe ni umuryango wawe nta hantu uzawushyira nta hantu uzawucikira ahubwo nimba mutarimo kumvikana gerageza ikintu cyose cyatuma mwumvikana niba ari inshuti ya papa wawe wacaho kugira ngo muvugane munyureho umubwire uti ni ukuri uko byagenda kose icyo byasaba byose ndashaka kumvikana n'ababyeyi banjye se wabifashamo gerageza iyo nzira n'ibidakoze yes ahari mama wawe na papa wawe ntibakwankera imwe bose birashoboka ko ari papa wawe mwagiranye ikibazo nyura kuri mama shakisha wa muntu ugerageze kukumva gake shaka ibishoboka byose ni ukuri uhuze n'umuryango wawe iyo umuryango uhuje n'Imana aho hantu irahororokera neza kirazira kubaho umeze nk'ikihebe mu muryango nk'ikigenge umuntu wigenga ikihebe mu muryango donc urinda koreka mu muryango kirazira kikaziririzwa turabizi ko hari n'umuryango uba warigize kagarara bene nk'abo bahereza igihe byanga bikunda nugaragaza amarangamutima yawe ku muryango y'urukundo wabahaye igihe ndabizi neza yuko bazageraho bakugarukire kandi nabwo ntitwirengagize ko bishoboka ko ibyo byose byananirana aho waciye wagize gute inzira zose wazinyuzemo byanze ni ukuri nagenda kubwire ngo ibyo nubikora ukabona biranze senga Imana ibitagushobokeye wowe Imana izabigushoboza solution ya nyuma niyo ngiyo nta n'impamvu yo kwitera ibyuma no kwikebagura yego ubundi se twapfukamye tugasenga Imana akariyo iduha umuryango byose irabikora ni nayo yatuma n'umuryango ugaruka ariko ubanze wisuzume wowe ku giti cyawe niba atari wowe ubitera ako kantu ni ingenzi cyane kubanza kwimenya nimba ukeneye yuko abantu bakubwira neza ese wowe ubabwira neza nimba ukeneye yuko abantu bagukunda ese ubundi wowe urabakunda nimba ukeneye ko umugore wawe agusekera wowe usanga umusekera ibyo bintu ndagira ngo bakunzi bacu bakunzi ba Ringa TV show mugerageze kugira ngo twubake sosiyete yacu twubake isi duhagazemo turimo ntago
hari abajya babivuga neza bavuga ngo dukwiriye kubaka isi ikaba nziza kuruta uko twayisanze. Rero reka mbabwire ngo nitugerageze tubane mu mahoro, kubera yuko ubuzima nta mpamvu yo kubukomeza. Ubuzima nta mpamvu yo kubukomeza. Reka twihe amahoro kandi tuyatange. Twihe amahoro twebwe mu mitima yacu, hanyuma tuyahe na bagenzi bacu. Icyo gihe bizaba bimeze neza cyane. Ntimwibagirwe gukora share, comment, subscribe, like, kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze kubageraho umunsi ku munsi, kandi comment zanyu ni ingenzi. Please mutubwire bihagaze bite. Okay. Ciao ciao. Bye bye.